Bonifa sinabishize kuri YouTube ariko hano nabivuga pe buriya ntago bajyanye umwana kubw'ineza. Ninde muntu haguriye Eva imodoka rero inkuru iraryoshye mena umuceri Eva baramuhamagaye muri Kenta muri meni ngo bamugurira n'imodoka bamukodeshereza inzu nk'amezi niba arenga 5. Eva avuze ati ngiye mbonye akazi ibiki arasezera. Ibisore aza kwiyamajyoni mu rugo waruyizi Gusa icyo nzi numvishe uretse audio ya Eva n'abantu bo muri Michigan hari urugo narwo bivugwa ko yasenye. Godfa n'agasuku na muya sinaje hano kubesha sindi bahimba sindi guhimba ndi kukubaza John ngo wakamoge none se Michigan abarara benshi se si bagakoresha. Eva se mu Rwanda yasenye ingo zingahe? Yasenyeye nde? Niba yarasambanaga icyo ni ikintu ni privacy na nzungu ni imbwa bro Godfa uyu Eva nta nubwo mugende mureba hari abagabo babiri batarimo nzungu nyine ni imbwa nyine mu bagabo bafite company bafite faranga bamuze nzungu ni imbwa simuvugira sinjana kuvugira nzungu ariko nzungu ni imbwa ikintu bita ikibuba. uyu nguyu atwitinda John Slim Jesus. Bonifa sinabishize kuri YouTube ariko hano nabivuga pe ngiye nahana amakuru n'umuntu rwose wabugufi babanye na John twagiye Dayer igihe nageze muri Amerika uziko twashikiye rimwe na Eva we baramutega birandya nka wa mugabo wavuze ngo yazanye na president wa Amerika avuye muri Afrika kuvuga ubutumwa bakira president arababara byatara reka umutima uramubwira ngo ase kuba bajwe nuko bari kwakira umuntu wiwe wewe ntago uragera yuzi iwanyu ni mwijuru no tuzakwakira bakiriye Eva video narayibonye ya nanjye nayimari bura ku kibuga ari ikibuga twanyuranyeho nari California we duhurira Michigan noza Chicago so narabitaye gutarura byumva muravuga ngo John yari afite umukobwa bakundana bajya bakamacinga hafi n'ikariso ikintu cyose umukobwa yitwa Nderana nabyanditse ahantu nuko Joy n'inzi ntuza nta ubundi John ntabwo nari John nuko numvaga ngo John Eva wa John si so ejo bundi bikubise numva ngo uyu John iyo yakunze barakeba yagukunze cyangwa yakunze umukobwa arinda gukeba so akundana n'umukobwa ariko umuntu wambwiraga simuvuga izina ariko renda niba nakurikira imbuga uwo muntu ari muri Indiana ari muri Illinois urumva Illinois ni hafi ya Michigan ziriba barigeze no kubana ariko umuntu muri Illinois barakundana. John yakundaga abakobwa agenda agiye gushaka uwo mukobwa sinzi icyo baje gupfa agenda agiye mu Rwanda kwishakira agezeyo mu kabare abakubitanye nande na Eva ati noneho uwo nashakaga ni umugore kandi mwiza none ndakubonye va muri ibi barasangiraga barimo barasangira hari ahantu numvishije ndavuga inkuru ko bayimbwiye ati rero waretse ibi by'amayoga ukaza nkagushira mu mago ukaba umugore w'isezerano ibikina umukobwa w'abandi iti rwose nanjye icyo ushaka ni umugabo kandi nzakubakira pe amushize mu mago amuteye inda nyine yani aramubyarira kuko yari umugabo n'umugore byemewe aramudekarara ariko hagati aho ngo John ngo kuba ari John wa Eva kuko ari John wa Eva yamwitiriye izina kandi nawe akaba ari ku mihanda cyangwa se akaba ari superstar mu star abantu baramuyoboka n'abantu kazi baramuyoboka ngiye nigeze kugera Michigan nibwo namubonye harimo
nuko urabizi bashiki bacu iyo ufite izina cyangwa se utabaye maso bagukwegera. Hari indirimbo twaririmbaga ya Rugamba Sipiriyani ngo wamwanzi w'icyaha tujye ukurura mu byaha, sinzi nibizi murumve twana twanje n'abaraza urukundo. Niba baramukweze rero, noneho umugore aza kuza John yifitiye abashuti be, ariko urumva nawe ntabwo yari yarabasezereye, arakomeza rwose gahunda ze, ariko umugore aje bisa nk'ibigabanyutse. Ariko John nawe ngo akavuga ngo Eva nawe yagiye hehe mu kazi, agezeyo ngo agatahana amacupa za Hennessy, za whisky. Ayo uwo muntu wambwiye yambwiye ko bavugana na John nawe n'ibyo yamushinjaga. Urumva ngo yari inshuti, mbese yahoraga mupostinga avuga Eva wanjye ibiki, ariko kuvaho yazi ngo ntiyongeye no kumushira kuri stati cyane, ntiyongeye no kumusingiza, kubera ko niba umugore yashitse agasanga John hari abandi bavugana akabimubazaho ngo rutangira gupunguka, rurapunguka. Nuko rero rufunguwe nande ariko uyu mwana w'umunyamurenge azi kuba ari inkuru bro. Noneho uburyo ahita anayikuraho ngo nibyo nabwiwe. reka twumve. urumva ntago nabyishira kuko iyi story sinari nyizi pe. Jeskizo ntago nari nyizi, ni inkuru mbarirano, kandi mu nkuru mbarirano haba harimo ukuri cyangwa haba harimo gutuba. Icyo bita gutubya inkuru ntago wumvise ukuntu umwana w'umunyamurenge ahita kwibwiriza ukuri yuko inkuru ishobora kuba irimo turingushyo. Reka tumanze twumve Irunga uraza kumirwa. Uyu nakasamutwe. Ariko noneho muri iyo nkuru ntawo nguciye mu ijambo ku makuru ikintu gitangaje, kandi naje nawe iyi nkuru warayikoze. Sinzi impamvu uyu mwana w'umukobwa bakomeza kumushinja inzoga ku bantu ba hafi b'inshuti zava kugera no kuri Nyirabitanga. aho ndaza kuhakubwira igihe uretse gato birashoboka wenda bari kumuvugira, urabizi ko namuvugira. Bambwiye ko Eva atarakoze inzoga mu kanwa. Jay ukuri investigation neza. Ntabwo uyu mwana w'umukobwa ngo mu bindi akora byose, ntabwo Eva arakoze inzoga mu kanwa, ntabwo inzoga. Nabyemera, si ukumuvugira kandi si nivuguruje ibyo bambwiye. Ibyo nabyemera kuko wabivuze, njye wambwiye amakuru. Ntabwo yigeze ambwira ko bigeze babonana. Komeza tugende. Kandi wavuze ko ngo wabonanye Eva amahenesi. Njyewe kurikira inkuru papa. Umuntu dayer no umuntu wa bugufi yarambwiye ngo John icyo yagiriza Eva, yajyaga ku kazi yataha agataha atinze akicara mu rugo akamutegereza, ubwo yataha ngo akamubonana amahenezi, inzoga zikomakomeye. Aramubwira ngo waritangiye kandi naherutse dusezerana kutazongera kumwa. Uwo ni John. Ariko nta undi muntu muri Michigan urashinja. Niyo mpamvu navuze ngo ibyo Godfather avuze ntabyemera. Nta undi muntu uramushinja. Even n'uyu muntu wabwiye inkuru ni inshuti cyane ya John, kandi ubaza arigeze kumucumbikira, byo yarigeze kubana. Ukoze n'umuntu wubatse. Ariko ntarambwira ko yigeze abona Eva anywa inzoga. Gusa yavuze ko mu gihe yabazaga John ko numva urugo rwawe rututumbamo ikintu, avuga ati wa mugore yarananiye, yaraje aranyereka. Aramubwira ati John, igihe umugore wawe yari mu Rwanda ataragusanga, ntago wigeze uvuga ko amwe inzoga, ntago wigeze uvuga ko ajya mu bagabo, ntago wigeze yageze gute hano arahinduka. Ahubwo uwo muntu ambwira ko Eva ashobora kuba yaraje agasanga John hari ibyo abamo atari yaramubwiye. Urumva of course umuntu uri muri Amerika yifata uko yishakiye, igenzi ko yishakiye. Kubera iki arabyitwaza? Aho ndanariza muri rusange, nkanariza icyo bambwiye. Kubera iki batari barashwanye ataraza? Eva yaragendaga mu bitaramo, yajyaga ahashoboka, ariko umugabo urukundo rugisugiye. Ariko amaze guhura ku bana, amusanze mu mwanya muto rurakamuka, rurangiye gukamuka rurasenyuka. Muri audio twumvishe ya Eva
abwira John, yaramubwiye ngo miliyoni y'amadolari irihe ugira yaye. John ashobora kuba yarabeshe. Je murabimva muri audio niyo mwarayisesenguye ati miliyoni ugira iyihe John uburyo ateretamo nabikubwiye, aragenda agakoteza bya bihumbi 6-7 aba diaspora bajya bamanukana i Kigali, yamara kuyagwiza yo ngayo ahita yimanukira i Kigali direct. John amakuru mfite ngo nuko birukanywe mu nzu bari kumwe na Eva. Birukanywe mu nzu bro. So babarira unyumvire vrema, kandi umwana i Kigali yamutwaraga kuba Nyarutarama bikomeye, wakimara kumubyara mukodeshereza inzu n'abakozi 4. reka da nukuvuga ngo John Eva muri Amerika, yaje muri Amerika barakura bamwakiye ku kibuga cy'indege. Yarazi ko agiye gusanga hari ukata jardin. John yaramubwiye ko afite miliyoni y'amadolari muri la auto, avuga ati miliyoni y'amadolari iri miliyoni, ariko ntabwo byumva. So igikabyo nguyu Irunga ari ku kibuga cy'indege bari kumwakira, uburyo bamwakiriye urimo kunyumva. Yarameze nk'umuntu ugiye kujya muri bya bipangu byo ko ba Drake nuvuga ngo Eva we yarazi ko urimo kumva imodoka ebyiri zimuherekeza. Godfa expectation nyinshi z'ibyo utekereza n'ibindi tutazi. none Irunga bari kumuhamagara, bari kumubwira ati cece kutamena amabanga. barimo baramubwira nti berereka. Irunga baramutwaye baramubwira ati bureze gato. Irunga mo baramubwira ngo berereka amabere ya nyoko. Irunga we mu muzigice. Sorry bavandi. Ndi ku munyabwenge. Uri mu kazi Irunga? N'umuntu nasigariyeho ko mu rugo tu afite umuntu arera Maria. So nari mvuze ngo expectation za Eva ntago zamitinze ibyo John yamubwiraga nk'abantu dufite ubwenge, birenzeho n'ibindi yamusanganye, ari byo uwo muntu yambwiye ko John yari afite undi mu friend we atarekaga. Nkubwiye ngo bamakingaga ngo bambaraga inkweto zisa, imyenda isa, nanone yaranamusigaga. Hari ukuntu umuntu aza ukumvura hasinzi ntawaharara ku mugore we, ariko bitewe n'ibyo mwavuganye hari ukuntu ngo batari bagihuza n'uburiri. Mumbabarire kuvuga iryo jambo. Uya ngo hari ahantu byageze Eva akaza akavuga ati ntabwo ngewe ndi mu buhereze ku mutungo Imana yampaye. Nuko wagira ngo bayatubwiriye hamwe pe na Eva ashobora kuba atabihakana cyane ko yageze akima. No muri la audio uzabyumva. Uri kunyumva? Urumva? Aramubwira ati ntabwo nshobora guha ku musundi. Urukuza amagambo aremereye. So nimuza kureba munshakira izina ry'umukobwa bita Mugisha. Ntabwo araguhaye amakuru. I don't think ashobora kuba atari we. Komeza. Ngashobora kuba atari we. Uwo mwavuganye ninde? Oya sishaka gushyira umuntu muri iyi nkuru. Ntuyimushyire bari ngwagiye buri amakuru urukumva ari guhura nuko nagiye nyafata kandi abari kimagara. Reka mbabwire bene data. DJ Crash ariko mugarure DJ Crash. Nukuvuga ngo byagezaho DJ Crash zamuka. DJ Crash niyo bamaze kujyana hatari urusaku uzamuke ko biravugwa ko ntabwo mana birambabaje. DJ Crash none Godfa we uzi ko Eva yigeze ajya Kentucky kubayo? Ngo iki? Eva yavuye mu rugo ajya kuba Kentucky. Ibyo wari ubizi? Ajyanwa n'umuntu nzi witwa nde? Sinkunda gushyira abantu mu nkuru. Murambabarire uzi ko binoke yacu. Utantumiye mu bukwe bwawe? Njyewe nigeze nkora ubukwe. Uzabukora ryari? Ariko God usa nkaho ntago tuziranye. Muri Théâtre de Verdure. Impamvu utari kuvuga Mugisha no kubera iki Imana? Ko ari wakoye amakuru.
ntabwo ari mugisha wallahi. aho reka dukomeze Okay, ntuza byaje kumunanira n'umwana Eva John. yagiye Viva yarananiwe kwihangana kubera ibyo umugabo amukorera ibyo mu maso. kumukubita akanamuruma Nibyo ndetse sinzi ko bavuga ko yamurumye ku ibere hehe somewhere I don't know. Ageraho avuga ngo reka umwana bamujyane he New York kwa mama wabo. mama wabo. Buriya ntago bajyanye umwana ku bw'ineza. Ageze aho arahunga inzu ajya he Kentucky. Ageze Kentucky umugabo agira ubwoba, ubanza John yagumye kumutera ubwoba wari ufite Eva kumushuti we, amubwira ngo uwo mugore wicaranye aho wataye umwana akanta ibizakubaho, atangira kumushinja ko amusangiza, mbese amusomeza umugore bamusangi mbese amwagiriza ko amushaka. Eva rero niko kuvuga, hari umuntu wamuhamagara amubwira ati ngwino muri Maine. uwo ni mzungu Utari umwe utari babiri njyewe rwose ariko niba nari mwandikiye ngo joining umuntu bamuhamagara abagabo batatu muri Maine. ngwino turaguha akazi, ashike bamugurira imodoka bamuha n'akazi. uretse gato ninde muntu haguriye Eva imodoka rero inkuru iraryoshye Maine umuceri imodoka ariko eske kwa ngaho tuvanze yagiye Kentucky kandi ajya Tennessee cyangwa uri kuhitiranya? ni je uwambwiye yambwiye yambwiye Kentucky maybe kuko Tennessee yegeranye na Kentucky bura yarabyitiranyije, ariko aho nzi yambwiye Kentucky ni Tennessee ntabwo ari Kentucky. Komeza. yaje hari abantu baje kumenya muri baramuhamagaye muri Maine ngo bamugurira n'imodoka, bamukodeshereza inzu nk'amezi niba arenga 5. narangiza ngo ntabwo buranga bukora. Komeza. Uzi ko bavuga ngo uburanga bukugeza ibwami ubwenge bukagutuza. Komeza ndakumva. Noneho Eva avuze ati nje mbonye akazi ibiki, arasezera abwira John ati bye. Gusa icyo nzi numvishe uretse audio ya Eva n'abantu bo muri Michigan bavuga ko Eva yubaha urugo wande wase wa John, baramwinginga ati nta kindi twakora, nabo bazi umwana wabo. Je umutipe yambwiye ati John ni gito simuzi, ati ikiza kwereka ko Eva yarenganye familia yabuze n'ukwigira ya John, ivuga ati Eva n'umwana mwiza batarabona. What? Baramukunda. Jay uraje gasu vayo hano. Jay ngwino hano. Jay no kubuhari no kubutari kumva ntabwo ari ibintu bitandukanye bro. Mo ndumva ngo byagenze bite? No subira bico kintu, subira maho hano ngo abantu batuye Michigan ngo ngwiki irunga ngwino kuko Uncle Jay yavuze kuri Eva numva narira mbona. Reka nkubwire. Okay, uretse gato irunga mbabare ntabwo ngiye kujya muri ntuza muri community y'abanyamurenge. Hoya wayijya mu why not niba hari ikivugwamo uretse gato Eva nk'umukazana wanyu. umva Godifa ni umukazana w'abanyamurenge, n'umukazana wacu sebukwe na nyirabukwe bamukunda nk'inka. Baramukunda nk'inka imwe. Ugenda uhamagara abantu bo muri Michigan nta hantu na hamwe bakubwira ko Eva yigeze yiyandarika. Nta saga ya Eva uzumva, ahubwo bazakubwira ko John ari umuntu udashobotse. Iby'umugore w'abisoye John yacumise we bimeze bite? Ntose ntiyamukoreye amabi mu maso, yamufashe kabiri. Irunga yabisore ibisore aza kwiyama John mu rugo, wari uyizi? Ndayizi. Urakoze. John ntashobotse. Komeza. Nagiye kuvuga hari indi story related kuri John.
hari urugo narwo bivugwa ko yasenye. ndapfuye buretse manze nyari Ihagarike hanyara bashiki ba. oya komeza uravuze ngira ubwoba no baziraje ariko komeza Asa ntibizwi. rutari urwa bisore No. Eva Kene ya advocacy komeza Niko bivugwa ntago nabonye nta kintu duhagaze ho twafasha akaguru kandi subwo simfite byose ariko si umutipe afite umurizo umeze ute nyuma yo kujya kubaga abanyakiga turagaruka ku mushuti wabo bakadasohoka Nyabitanga Nyabitanga yagize ati udakora kuri Nyabitanga. Nyabitanga umva Irunga. Nyabitanga yamanutse Kigali Ndakumva Jay. Nyabitanga niba ari umushuti wawe koko n'umushuti wawe Ya ni inshuti bisanzwe kuko nawe uri inshuti yanjye. mugurire parufe ariko se kaguharabika Reka Jay oya nutukana ndavaho ntutuka abantu ndakwinginze. Irunga nukuvuga Ndakwinginze ndagusaba. Irunga Cha urabirunga bibubusa ndi kukubwira mugurire parufe tugende gato Irunga mbere yuko tujya kuri urwo rugo nibanga ariko birazwi. yararusenye uyu mutipe Anga turi abantu 745 ntiyaburamo mwene wacu ubizi ejo uzabyumva. none se Niba na John araha urugo bamwagiriza Irunga John ariko ngasoma no kukamogi aragiye dukeneye umuntu ushobora Jay reka tugende gatoya urimo kunyumva buriya hari ikintu kijya kibaho sibyo bro abantu bafashe uyu mwana w'umukobwa urumva bamugira indaya bro bamugira umuntu udashobotse Eva bro reka nze nkubwire twese ntabwo turi perfect sorry ari abantu bari kumpamagarira bashaka kumpamagarira Godfa n'agasuku muya sinaje hano kubesha sindi bahimba sindi guhimba ndi kukubaza John ngo wakamogi none se Michigan abarara benshi se si bagakoresha John anywa kamogi ntanywa kamogi Michigan ruremewe Michigan nagiyeyo abantu ba Michigan singiye kubateza satani ariko barajya mu nzu ndashaka ko Irunga bisobanura reka dukomeze ariko aya makuru ni nko kwikorera ibaro ugakuramo akenda kamwe ukayikorera ibaro iragoye gufungura ariko yifungura umusa yifungure so nuko John atara John hari urugo yagirizwa bibi cyane rundi rutari urwa bisore shari ubwo mu yindi state bitari iwa yambukiranyaga state yavaga muri state akajya kwenda mu zindi state uvuze uti tuvuga ngo ariko Godfa we umwana bita John nawe ngo urango ni rubyogo mu kurongora ngo akoresha imiti oya John ntabwo muri umugi abantu bari kumwe ngo anywa kamogi agakoresha n'imiti mu kurongora yewe byose bimbize ntabwo John bro abanyamurenge babura umugi ni ku ntoki ntabwo John nkuru umugi pe ese ko muri umwambura oya ntabwo John umurizo waramunaniye ariko ntabwo nkuru umugi Irunga tugaruke rero wamenye amakuru ko yagiye i Kigali agafata umuntu bita Nyabitanga urumva aravuga ati mbere wenda kwikuza manzi umwinshuti za amushakira abana John aragenda arababaga akabarya arangije kubarya kandi ikintu kibabaje kurusha ibindi rero ni iki ngiki urumva ikintu kibabaje kurusha ibindi cyababaje ibintu byatumye ibintu biba bikurushaho John yageze ikintu yabakoreye ni iki ngiki yageze imbere oya abana bamuririmbiraga iraringutse ikintu cyabayeho John ibintu yakoze ntabwo ari iby'i Rwanda so anyway tukiri ahangaha bwana Irunga
ku bantu bavuga ko uyu mwana w'umukobwa ariwe wananiwe John, ariwe wananiranye ageze muri Amerika, wababwira iki? sha nabaha icumi ku ijana na 5 ku ijana kuko John Eva nawe si marayika Yego. urumva ariko navuze ngo canzu sije simbera sinza n'iby'amoko ngo umunyamurengo umunyamasisi no urabafite basaziye mu mago yacu barahari abanyamurenge bashatswe mu yandi moko basaziyo nta bibazo bagira ndabivuga nk'umuntu nka John nyine wananiranye ku giti cye urumva ni ukuvuga ngo John agenda agaruka mu majwi tutarumva na Eva ataranavugwa. John yavuzweho gusenya ingo mu ntera amabuye bene wacu, ariko John yagendaga akunda abakobwa sha mana we umuntu wambwiye ko yaba yaranyemera akajoyininga akayavuga neza amakuru. Iyi story sinari interested nayo, umuntu yankubise ku rubuga kuri call turi abantu bangahe arayatubwira yose cyane ubwo ayo makuru bayavuze ndi ngenye ibyo mwumva Eva ntimwikorere Eva se mu Rwanda yasenye ingo zingahe? Yasenyeye nde? Niba yarasambanaga icyo ni ikintu ni privacy. Ntaho John yigeze avuga ati mugore uraje ariko aje dufitanye ibibazo, nta kibazo bigeze bagira. Ese aje kwigira gusambana Michigan? Niba yaranasambanye yabitewe n'ingeso z'umugabo. Mana yanjye. No, tugaruke ku modoka. Eva nawe ntabwo tuza kumuhereza, tugaruke ku modoka. Ninde waguriye Eva imodoka muri ntuza muri Maine? Nta bagabo muri Maine. Ni bande? Jay. Godfa iyo nawe ibe devoir. Ugenda bazabakorera bamuguriye imodoka, ngiye kurara amenye bamukodeshereza inzu, bamuha akazi mu nzu 3 urayakoraga ahantu 3. Ngibi uwawe biri inyuma ni nzungu abarabikoze canzungu si nzungu ni imbwa bro. Godfa wambabariye kuko umwana umuntu nukomeze kumuvuga. Excuse mujya mubaza agaterewe nibaterera ikintu hejuru uriya nimbwa mbi ku giti cyawe. Ariko reka nkubwire uyu Eva nta nubwo mugende mureba hari abagabo babiri batarimo nzungu. Nuze se nzungu se agira company nyine nimbwa nyine mu bagabo bafite company bafite ifaranga bamuze nzungu nimbwa simuvugira sinje hano kuvugira nzungu, ariko nzungu nimbwira uzi ikintu bita ikibuba. Irungubwe niwe nyibwiriye ko nzungu ari imbwa. Imana ikubabare sindavugana nawe urashaka se nimbwa se hari umurizo wamubonanye. Excuse umutuke neza niba mufitanye beef yawe ureke kumuzana ngo nimbwa yagize ati hanyuma bwana kandi niba nzungu yararongoye yarasambanye na gira ikintu umbwira kuri uyu mukobwa ni Godfa yewe bibaza Jeskizo itonde banze ureke mbwire Jeskizo uyu mukobwa ureba ha uyu nguyu atwitinda ya uyu ngwa muri Canada atwitinda yandi atwitinda ya John ni uyu ni fiance wa John. Jesus, he loves you too much. Yeah. Uyu ni fiance wa John bro. Bahuriye. Emtere. Uyu mubura bahurira. John ntashobotse. John ni icyo turi kumwe Godfa 100 ndetse 110. None muzogarura uyu mwana yongere kugaruka muri urugo kugira ngo abane n'igipfu cyanyu. Eva. Muzugaruke yihanganire uyu mugabo wagize imico nk'yabanyitu. Muzohuriye. None se nkubaze. Irunga barimo barambwira ngo biteze kuva kuri live ubundi ugasobanura neza uwakugize injajwa. Wamubonye umwana? Ndovuye amakuru bro nago ndinjajwa kandi niba ndiyo ubwo nyine ndi muri yo kategori. Mu banyamurenge baraguca.
bande baranca se baranciriye irungu muzi igiciro ariko kuko uraho uri kunkanga jewe ngo baranca ari rya zina wakoreshaga nirihe muri comedy bro kandi irunga ni izina ryanjye riri ku cyangombwa oya ndavuga izina rya zina wakoreshaga muri comedy nirihe Terezia wa Yesu oya imwe wakoresheje muri ka kavido ikintu mutara kavido nshaka gukina kurino ngo umva se mo barandika ngo baraguhebye ya yewe ntaki umva Jeski nushake bakubwira untuke ntakitambera n'urubuga rurambe irunga ntago ari uri kubivuga n'abanyamurenge bari barabivuga hangaho kabyara hari ikibazo se ndakahebwe noneho batangiye kunyohereza gift ngo kuba ko ndimo ndabikubwira bashaka bakohereza na cash app ku mafaranga mukomeze mwohereze sha mwohereze Jeskizo umubwire irunga ndamo wabwirira gereka ibyo mutavuga nagize ntese ese uvuze ko inzu yahiye niwe wayitwitse oya bakomeje kwitanga injajwa se ibyo navuze ntago ari ukuri mwahinduye ikiganiro tugaruke mu kiganiro ira comedy wakinnye muri Kenya yambaye nk'abayisilamu yitwa gute ipilau tuje ku ipilau yitwa gute iyo video yitwa gute yitwa niko ngirunga yaraciwe kubera kujajwa wanciye ko bari kubyandikamo hano se hanyuma sinzi ko byagenze ukazamurira abantu ariko ntabwo DJ twigeze tumwibagirwa narya ntiwumva ko uyu nguyu ari kumucumita ntiwumva Tony uzongera bakana ko atagusambanya iri joro kumwe nari mu nzu bande se bari kunsambanya numvishije hanje hari kijwi c'umugabo nta mugabo mwumvishe hari ikintu gihumye ngo urashaka kumbwira ko aya masaha saa 9 za nijoro uwo mugabo ari nde muri kumwe no sense si indaya niba ari indaya ntago bagombye kumusambanya nyine arabona gute amafaranga yo kwishyura inzu indaya ni nyoko na naya gusaba se oya nyoko ni uryoshye we ntago nakwemera oya mbabarira nzibeho rero ntago tuziranye kandi bari kugusambanya tubyumvise inde se usambanya undi wo byumvishe he none se uwo mugabo turi kumva ninde uwe se mugabo none se bro